ikorari ndetse n'iravuye Nyamirambo muhaguruke muninanura mbwira bizera babapepere babasuhuze kuko mwaririmbye neza ngaha. Niyo mpamvu amasaha Juvenal yari yavuze nawe yivuguruje. Ubu rero uyu munsi reka nanjye kubavangira. Umuntu wumva yanezerewe nazamura ikiganza narangiza agira ati ibi birahagije. Haleluya. Uwiteka ubwanjye Imana ibahe umugisha. Amen. Uwiteka abahe umugisha. Nabonye uriya musaza wa marinette yitwa Edimo haguruka bakwakira igihe ufite imikoro mu mutwe. Uriya n'umukuru w'itorero wa kera n'ubu ngubu aracyariyoboye. Mumwakire mu izina rya Yesu n'uwa Kimihurura. Turamwakire mu izina rya Yesu. Mwari mumugisha. Amen. Turakwakire mwene data yaje aherekeje iyi korari n'abandi bashyitsi mwaherekeje korari nimuzamure ikiganza mbakire. Aha turakwakiriye cyane. Mwakoze mwebare kukera mwebare kujya nakoze kuzinduka nakoze kuza. Haleluya. Muvuge ngo kare sebo. Usashimwe cyane. Ngiye rero gusoma isomo rimwe. Murabizi neza yuko uyu munsi yo dusoza amavuna mu kamenyero kacu niba ari abantu tuba twarabwirije baba barabwirijwe, niba ari abantu bihannye baba barihannye. Iyo twaje hano nta bintu byo gushyushya imitima ngo imitima itahe yatuye, ahubwo uyu munsi nababwiye ko ari umunsi wo gukubita amabuye cyangwa uyu munsi ni wo kuvuga Zaburi 150. Amabuye bayakubitiraga mu kirombe bakaza baryikore bayishyira ku cyubakwa bashyiraho nivo bagasanga amazi yahuriye hagati. Haranditse ngo nta nyundo yigeze yumvikanira ku rusengero rw'i Yerusalemu. Ku isabato ababwiriza butumwa nubwo babikoreye za kinubi biteguye gukomagura abanyabyaha. Yewe uyu munsi ntabwo ndi bubakomagure, niba ntarabakomaguye narasimbye ngiye kubasubira zo usashimwe. Amabuye ari aha yose ngiye kuyasomera isomo ry'ibyiringiro. Ufite ibinga cyangwa se igihanga aragitahana n'ubundi. Mu yandi magambo nta kintu ndi bwigishiriza aha ngaha kiri buze gutuma ufite puridasa yijugunya kuko murankurikirana, kiri buze gutuma ufite ihabara atararana naryo. Mu yandi magambo ngiye kubabwira ijambo rihereza umutima. Aya materaniro ari aha ngaha umuntu waje n'ubundi afite ihungabana yasaba Yesu muri izi ndirimbo aba baririmbyi bari kuririmba zikururutsa umutima we zikawuha ibyiringiro mu bijyanye n'ibibwirizwa aribyo byitwa umutima w'ubugingo. Wihangane cyane uzigira mu yandi materaniro. Ufite akabyiniro kavuga yuko atari jye uzamara abanyabyaha mu isi. Yandi magambo Zaburi 150. Haguruka musonyi wanjye. Zaburi 150. Zaburi 150. Vuga ngo yego. Haleluya. Haleluya. Mushimire Imana hera hayo. Yego. Muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Muyishimire iby'imbaraga yakoze. Muyishimire iby'imbaraga yakoze. Muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwishi. Muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwishi. Muyishimishe ijwi ry'impanda. Muyishimishe ijwi ry'impanda. Muyishimishe neberu n'inanga. Muyishimishe neberu n'inanga. Muyishimishe ishako n'imbyino. Muyishimishe ishako n'imbyino. Muyishimishe ibifite imirya n'imyironge. Muyishimishe ibifite imirya n'imyironge. Muyishimishe ibyuma bivuga amajwi mato. Muyishimishe ibyo byuma bivuga amajwi mato. Muyishimishe ibyuma birenga. Muyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose. Ibihumeka byose. Bishima Uwiteka. Bishima Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ngiri ijambo ry'umwuzuro risoje aya mavuna yacu muri uyu mugoroba. Abashyitsi mwaje hano ngiye kubabwira amarenga y'impamvu iri somo turisomye. Amabuye yubatse urusengero rw'i Yerusalemu nta buye na rimwe bigeze bakubitira ku cyubakwa. Bararifataga bakarikubitira mu kirombe bakarivanaho amabinga
bakaza baryikoreye barigeza ku nyubako, umufundi yariterura akaritereka ku cyubakwa, ntabwo yagororeraga ibuye ku cyubakwa cyangwa ngo akubitaho avanaho ya mabinga yaryo, ahubwo ngo iyo yarishyiragaho amazi yahuriraga hagati. Petero rero akandika ati namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Kuki handitse haryo? Impamvu tugomba kubakwa nk'amabuye mazima, nasomye amagambo akomeye y'umugore witwa Elena White mu minsi y'imibyizi ariho abantu b'Imana bazajya bashaka ububyutse, abagomba kwatura ibyaha bakabyatura, abajya ku Gisenyi basubiza ibyo bibye bakabisubizayo, abajya za Nyagatare bagiye gushaka abo bahemutseho, mu gihe kingana n'iminsi 7 cyitwa iminsi y'imibyizi, iminsi yo gukiranura ibyo gukiranura. Ku isabato witwa umunsi wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Niyo mpamvu ku munsi w'isabato abantu bakwiye kuzanwa no kuramya Imana no kuyihimbaza no kuyivugira amashimwe. Mu yandi magambo bayishimira ko yabarinze mu cyumweru, naho abazajya bategereza yuko bazajya baza hano kuhabyibuhira ku isabato, hari igihe bazajya bacakirana na Mutabaruka yisomeye Zaburi 150. Haleluya. Imana imbarizwe ibyo yakoze, yakunze abeseta ng'umwana wayo niwe Yesu waducunguye twese, akaducira icyanzu ngo dukire. Muhagarara aho ngaho, nananiwe. Iyo nananiwe ntabwo nari kuzamura hejuru, ariko icyo nababwiraga ni kimwe. Nanone irindi renga rya kabiri, murabizi ko nabasomeye hano yuko manu bayitoraguraga mu mibyizi. Iyo byagezaga kuwa nyuma w'isabato batoraguraga manu yo ku isabato, kuko ku isabato hari manu yagwaga. Nta manu yagwaga ku isabato, wari umunsi wo kuramya Imana, ntabwo wari umunsi wo guhihibikana. Ubu rero ejo mugiye gutangira icyumweru cy'imibyizi, buri muntu wese uri aha ngaha yizirike ku mahame abiri yanditse mu byanditswe byera. Ihame rya mbere rirabavuga ngo Imana yandikisha iki ngo nyigenderemo, ikintu yabuzanije ni iki ngo nyireke. Mugire ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amen. Muhaguruke dusenge. Mana mubyeyi uba mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Urabibona turishimye, nubwo turi aha ngaha nzi ko hano hari abahicaye nta byiringiro byo kurya nimugoroba bafite. Ndagusaba kuko ufite byose mu kiganza cyawe, uyu muntu wahungiye muri aya materaniro umuha amahumbezi yo mu mutima, kandi niba wamuhuza n'uri bumufungurire nimugoroba umutunga inkoni. Ndasabira abagore batwite bari aha ngaha ngo uzabahe kuruhuka amahoro. Abantu barwaye bari muri iri teraniro, kuko Yesu ari umugiraneza, abakoreho izi ndirimbo zibaryohere, uburwayi bubababaza uhagarare mu mubiri. Abantu batagira akazi bari aha ngaha bavuga bati n'ubundi reka tujye aho abandi bari, tujye gutamporeza n'ubundi ntacyo twakoraga. Imana ibatunga inkoni ibereka aho babona akazi. Kandi mubyeyi, umuntu wese waje muri uru rusengero umusabiye amahoro n'amahirwe. Izi korari nizigumye ziguhimbaze, icyubahiro gikwiriye mu izina rya Yesu. Amen.